mu by'ukuri uwo mukobwa wari unyitambitse mu nzira nkibaza uburyo mucika kubera uburyo nawe mbonye nk'ubonye kibona umwe nta wundi ni Shiyera, wa mukobwa wa nyiri igipangu nabanyemo na Robi hamwe na Wiremuzi. Nkimara kubona ko ari Shiyera nahise mwegura muzamura hejuru vuba vuba ngo mbone uko murekura, ariko ndangiza kumuzamura ahita ngwamo amhoberana ubwuzu bwinshi, umutwe wawucengeza mu bituza byanjye, maze yitsa umutima gato numva atangiye kuvugana ikiniga cyinshi avuga ati kukubura byanzaniye amarira adashira, bisimbura amahoro wari waranzaniye nkigufite mu buzima bwanjye. Ibyari binyoroheye nkigufite bimbera ibikomeye kuva umunsi nkubura. Neko uzi ikintu kimbabaza ni uko uba ukunda umuntu ariko ukaba udafite amahirwe yo kuba muri kumwe kubw'impamvu z'ibihe bitandukanye batanganye. Neko kuko nabikubwiye urudasanzwe kuri njyewe, uri umwe rukumbi ntekerezaho ngiye kuryama n'igihe mbyutse, uri umwe rukumbi ntashobora kurambirwa kuvugana nawe, uri umwe rukumbi wiharira intekerezo zanjye umunsi wose, ukiharira inzozi zanjye mu ijoro ryose. Ni wowe rukumbi ushobora gutuma mwenyura nta yindi mpamvu uretse kuba nkureba cyangwa ngo utekereza gusa, ukigarurira amarangamutima yanjye kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose ukoze. Mu by'ukuri ntago nshobora kuvuga no gusobanura mu magambo uwo uriwe kuri njyewe n'icyo usobanuye mu mutima wanjye, ariko uri umwe rukumbi mpora mpangayikiye guhomba n'igihe nari narakubuze, ukaba wari warajyanye n'amahoro yanjye kubera ko ntigeze mbasha kumva nifitemo umutuzo n'amahoro ntakubona hafi yanjye. Ni ukuri uri umwe rukumbi mpora nifuza kugumana mu buzima bwanjye by'iteka, ariko wowe sinzi icyo wampoye cyatumye unsiga ukagenda utanansezeye, byibuze ntunagaruke kureba aho wansize bwa rimwe. Yego namenye icyagukuye mu gipangu ko ari ubwumvikane buke bwabaye hagati yawe na Robin hamwe na Wiremuzi, ariko ntabwo wari kubimpora ngo ugende unyibagirwe burundu nk'utarigeze umenya. Ikirenze ibyo ndabizi neza ntashidikanya ko ntigeze nkubanira nabi na gato. Shiyera yamaze kumbwira gutyo bitewe nuko muri ako kanya ndi kumubona nkuje kubangamira ubuzima nari mbayemo muri kaminuza. Nahise mubaza icyo yaje kumara muri kaminuza kugira ngo numve niba koko ibyo mpangayikiye ari impamo. Ahita nsubiza ko yaraje kwiyandikisha kuza kwiga muri kaminuza. Mubajije impamvu atategereje kwa purayinga asaba kwiga muri kaminuza y'igihugu, ansubiza ko kuva kera yahoraga afite inzozi zo kwiga muri Harmony University kubera ko izwi cyane ku rwego mpuzamahanga nka kaminuza ikomeye kuri uno mugabane wacu, aho yigamo abo mu miryango ikomeye n'abanyamahanga, kandi ikabikoramo abakozi benshi baturuka hakurya y'amazi magari. Shiyera yamaze kumbwira gutyo mpita mubwira ko muhaye ikaze ryinshi muri iyo kampisi, gusa mwisegura hamubwira ko duhuye nari ntabaye, bityo nyihanganire kuba tutaganiriye ngo dushirane urukumbuzi musobanurire n'impamvu ntari gutinyuka kugaruka iwabo. Namaze kumubwira gutya mbyuka mu gituza atabyumva neza, asigara nyitegerezanya ikiniga cyinshi. Mu gihe nkijya gutera intambwe ahita mfata ukuboko ambwira ngo mbe ndetse gato. Ako kanya akurayo telefone ansaba kumubwira nimero zanjye, nanjye ndazimubwira ahita zibipa nanjye mbonize, ubundi mpita musezeraho musigaho ankurikiza amaso. Gusa ibyo ntabwo nigeze mbyitaho na gato, nakomeje urugendo nihuta cyane. Nka nyuma y'iminota 10 nari ngeze mu rugo, nsangaho abo ntwara bamaze kwitegura. Ako kanya mpita nibaza uburyo ntwara imodoka nta byangombwa mfite, nsaba ko bareka tukajya gutega, ariko marume Nowa ambwira ko iyo modoka hatagomba kugira uyisangaho kubera ko bashobora guhita babona ko ari iya Nora bakavumbura ko tuziranye, mu gukurikirana neza bakavumbura ko dufitanye isano. Mu gihe nkirimo gushidikanya uburyo ntwara imodoka, mama wacu Nera aduturisha avuga ko agenda atwaye kubera ko afite ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga. Nuko marume Nowa ampereza imfunguzo zo mu rugo, twinjira mu modoka. Nera aradutwara nyuma y'urugendo rurerure twari tugezeyo, twinjiramo indani duhawe ikaze n'umuzamu. Nera amaze guparika imodoka tuyisohokamo, tuvayo dusatira inzu, ndafungura turinjira. Nuko tuguma aho ngaho kureba kuri telefone ngo mbaze marume Nowa aho bigeze. Nsanga Adera na Stimera banyandikiye bambaza ikibazo mfite, mbandikira mbasubiza ko nahungishije nyogokuru Serine, mama wacu Nera na bene mama wacu Shirane na Shirini kubw'urubanza rw'inkundura ruri kubera kwa marume Nowa, bityo ubu tuvugana turi muri ya nzu ya mama wanjye Nora.
namaze kwandikira Adela na Stimera mpita mpamagara marume nawe amubaza uko bimeze, ansubiza ko urubanza rwabaye urucabana, uretse Bakidesi wakomeje kuzana iby'iterabwoba avuga ko ashora ikirego mu rukiko rukuru, bityo ubu tuvugana urubanza rwarangiye Nora asubijwe iby'umuryango we, ndetse Bakidesi ategekwa kumwishyura impozamarira ya miliyoni 10 zingana nk'ikigereranyo cy'umusaruro yabyaje imitungo ya papa we mu gihe yari yarayigaruriye, kubera ko atari iyo nzu gusa, ahubwo hari n'isambu nini cyane yahingagamo ibisheke byavagamo isukari, hamwe n'ifamu y'ubworozi yororeragamo ishyo ry'inka. marume nawe yamaze kumbwira uko byifashe, twese abari mu nzu tubyishimira mu buryo budasanzwe, nubwo twari duhangayikiye ko urukiko rukuru rushobora kubihindura. Gusa twakomeje gutegereza aho ngaho. Adela na Stimera baza kutuba hafi bugorobye, ndabaherekeza barataha. Umunsi ukurikiyeho njya ku ishuri, umunsi uvaho umwe hajyaho uwundi. Nyuma y'iminsi 7 Bakidesi atanze ikirego mu rukiko rukuru, hasohotse umwanzuro uvuga ko ikirego cye nta shingiro gifite. Nyuma biza kumenyekana ko kwakira ikirego cye ari uburyo bwo kumurengera, kubera ko basanze baburanishijwe urwo rubanza Bakidesi yacibwa impozamarira zirenze miliyoni 10 yaciwe n'inzego z'ibanze, kubera ko hari kwiyongeraho amande n'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 azira gukoresha ikintu cy'undi muntu atabiherewe ububasha, akaba atarubahirije uburenganzira ku mutungo w'undi muntu. Gusa Bakidesi yasigaye akubita agatoki ku kandi, avuga ko uko byagenda kose azasanga mama wanjye yari hose akamwihoreraho, kubera ko ari we muntu rukumbi umushyize munsi y'itegeko. Gusa n'umwavoka waburaniye mama wanjye nawe yahise ahunga, kubera ko nawe Bakidesi yaratangiye kumuhigisha uruhindu. Naho Nowa aguma muri iyo nzu nk'umupangayi. Maze nyuma y'iyo myanzuro y'urukiko tuva mu nzu ya mama wanjye Nora tugaruka kwa marume Nowa, aho twasanze yateguye ikirori cyo kwishimira intsinzi. Dukomereza dufata umwanya wo gusezera nyogokuru Serine na mama wacu Nera, ndetse na bene mama wacu Shirani na Shirini bagombaga gusubira mu gihugu cya Kentrone ku munsi ukurikiyeho. Icyo kirori twagikozwe kigizwe n'abagizwe umuryango wacu gusa. Mama wanjye Nora tuvugisha kuri telefone atubwira ko izo miliyoni zishyuwe na Bakidesi tuzikoresha twubakamo inyubako y'amagorofa nkuko Bakidesi yari yabipanze, noneho tukubaka n'inyubako irenze kuri yari ku gishushanyo mbonera Bakidesi yari yamaze gushyira hanze. Bityo agiye gushaka umudizayina w'iyo iyope ku buryo iyo tuhashyira inyubako itandukanye cyane n'inyubako izo arizo zose zo ku mugabane wacu, ku buryo Bakidesi azajya yibona umutima ukamurira icyarimwe, bakongeraho n'amafaranga yo kubikora. Bivuze ko imirimo yo kubaka nitangira tugomba guhita twimukira mu nzu ye, bityo bakeneye kugura n'imodoka bazajya bifashisha bagiye ku kazi, ndetse bajyanye n'abisengeneza be Suwerena, Sironina na Rotheni ku ishuri, kubera ko atari byiza kubahindurira ikigo bigamo kandi ibyo ntibabigireho ikibazo. Arabatera inkunga mu buryo bukomeye. Nuko asoza asezera kuri mama we Serine na murumuna we Nera, abifuriza urugendo rwiza. By'umwihariko asaba Nera kuzamusuhuriza muramu we. Nanjye nsaba kwihutira kubona icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga, kubera ko ngiye kujya ntaha kure y'aho niga. Mpita musubiza ko mbigeze kure, ikirenze ibyo mu cyumweru gitaha nibwo nzakorera urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Nawe ahita nshimira ambwira ko atewe ishema nanjye kandi amfatiye iry'iburyo. Mama yamaze kuduha ibitekerezo dusezeranaho, nuko dusigara tuganira bisanzwe. Bwije tujya kuryama, mu gitondo tubaherekeza ku kibuga cy'indege. Maze mbere yuko bagenda nyogokuru azi iruhande rwanjye amfata ibiganza byombi, ubundi aterura ambwira atukunda kwita ku bantu kubera ko gufasha abandi ari kimwe mu bice bikugize. Uzi uko bimera ko buri wenyine, uzi uburyo bibabaza, uzi ubwigunge bitera, uzi uburibwe bwo kwirengagizwa no guhezwa n'abandi. Muri we ntabwo uba ushaka ko hari umuntu n'umwe waca muri ibyo bihe. Ushaka kuba umuntu wifuza kuba we mu gihe uri guhangana n'ibikomeye. Ushaka gutanga ubyitigeze uhabwa. Ushaka kuzana impinduka mu buzima bw'umuntu runaka. Ukunda gufasha no kwita ku bantu kubera ko bituma wiyumva nk'umuntu wuzuye, bikagufasha kumva ari ingenzi n'ingirakamaro mu bandi, maze bigatuma ugira ibyiyumviro by'uko utari wenyine. Mwana wanjye Asha, sibanga ibikorwa by'ubutwari wakoze n'ubufasha watanze n'ubwitange wagaragarije abantu kugeza n'aka kanya ukibikomeje byankoze ku mutima.
ikirenze sinakwirengagiza ko ari wowe wabaye imbarutso yo kongera guhura n'imfura yanjye Nora, ntari nzi ko akibarizwa hano ku isi. Mu by'ukuri ntabwo nifuzaga kugusiga ngo nkujye kure, kubera ko nifuzaga kuguma aho uri ngo njye mpora nkubona igitondo n'ikigoroba, ariko kubw'umutekano wacu no kubwo kuba isura yangizwe, niyo mpamvu mbaye nsubiye ikentrone kuzageza igihe abanzi bacu Bakidesi na Tony Makabe bazaba baguye hasi batagifite ubushobozi bwo kuturimbura nkuko babiharaniye mu myaka irenga 17 ihise ntibabashe kubigeraho. Ngaho sigara amahoro kandi ngufatiye iry'iburyo ku rugamba rukomeye urimo. Ikirenze ibyo ngufitiye icyizere gikomeye nkuko nakigiriraga sogokuru wawe Max Asha, dore ko ibikorwa byawe n'imyitwarire yawe bikomeje kumunyibutsa. Rero muri uyu muhanda w'ubuzima bugoye urimo n'ibintu bibi uzahura nabyo, ugomba kujya ubihinduramo ibyiza, akababaro uzacamo gahinyure ugasimbuza kumwenyura. Uzakunde cyane abantu unyurwe n'ibyo ufite, kandi ntuzigere wibagirwa abantu wigeze kugira cyangwa ngo birengagize, kubera ko nubwo abo bantu baba batakiri mu buzima bwawe, ariko hari amasomo y'ubuzima bagusigiye. Kandi uzakomeze kurangwa no kubabarira uwakubabaje n'uwaguhemukiye, ariko ntuzibagirwe uwaguhemukiye n'uburyo yaguhemukiyemo. Kandi uzakomeze kuzirikana ko abantu bahinduka ndetse n'ibintu bikagenda nabi uko utabiteganyaga, ariko uzahora uzirikana ko ubuzima bwo bukomeza inzira bugomba kunyura nta kindi bwitayeho. Bivuze ko utagomba gutinda ku byakubabaje cyangwa ku byakunejeje, kubera ko washiduka ubuzima busiganwa n'igihe bwo bwagusize intera ndende cyane, ku buryo niyo watega icyogajuru udashobora kubufata. Ngaho Imana izakomeze ikundindira iyobora intambwe z'ubuzima bwawe, nanjye nzishimire kongera guhura nawe wishimye cyane, tutishisha abanzi bakomeje kugira ubuzima bwacu. Ndagukunda mwana wanjye. Nyogokuru Serine yarangije kumbwira ayo magambo yuje impanuro, arampobera cyane. Ahashize akanya ndekora ambwirana ikiniga ko azankumbura, mpita muhumuriza amubwira ko nzajya musura kenshi, ariko ampakanira ambwira ko kumusura atari byo akeneye, ahubwo icyo akeneye ari ugushyira umutima ku masomo na misiyo ndiho, kubera ko ikintu asigaje kwishimira nyuma yo kongera kubona imfura ye Nora no kubona imfura mu buzukuru ari we njyewe, ni ukubona tubayeho mu mahoro tutihishe cyangwa tutishisha abanzi bacu. Bityo gahunda yo kumusura nyikure muri gahunda zanjye, ahubwo niwe uzajya uza kunsura kuko azajya aba bishobojwe, nubwo ku mutekano wacu bizajya bisaba kwigengesera cyane nk'umuntu uzwi isura neza. Nyogokuru Serine yamaze kunsezeraho na mama wacu Nera avayo ngo ansezere. Ako kanya mfata ibiganza byombi ubundi anyitegerezanya impuhwe nyinshi, nuko yitsa umutima agata akomeza ambwira ati Asha, ntabwo nzi niba byari bikwiriye ko tugusiga urugamba rugeze mu mahina ku buryo numva dusa nkaho tugutereranye, ariko icyo njyanye ni icyizere ngufitiye ko uzabasha kubicamo no guhangana nabyo kugeza ubikuye mu nzira, kubera ko n'ubundi twaje dusanga ari byo ubamo kandi ari byo ukora. Rero igihe ubuzima buzakugorera n'ibibazo bizakuzira utazi iyo biturutse, ubumenyi bwa mbere buzakuranga ni uguhangana no kudacika intege ngo umanike amaboko, ahubwo ugakomeza urugendo rwawe nk'uruzi rutemba rusunikira ibyarwitambitse, rukabishyira ku ruhande rukikomereza inzira yarwo, cyangwa byaba ngombwa rugahindura inzira, ariko ntirucike intege ngo rusubire inyuma cyangwa ngo ruhagarare. Kandi uko ukomeza urugendo bizarangira usubiranye rya shusho wahoranye mbere y'uko hagira ibibazo bikuzira bikakwitambika mu nzira, kubera ko udakeneye kurokoka ahubwo ukeneye gukuzwa no gukomezwa mu buzima. Nizo mbogamizi zagusigiye amasomo yo guhangana n'ibibazo byose bikwitambitse. Icyo nicyo kintu cyiza cyane kandi cy'ingenzi wakagombye gukora, bityo ntuzigere uhangayika, ntuzigere ubabara, kuko ibyo byose bikubera imbogamizi nibyo biguha amahirwe yo kwerekana no kugaragaza uwo uri we wa nyawe, maze uko uzamenyera guca muri ibyo bihe bikomeye no kubitsinda igihe kizagera wishimira intsinzi y'ibyo wagezeho bigoranye, kubwo kuba warabimeneye amaraso ukabibirira n'ibyuya, maze abagukikije bazanezezwe no kwiturira muri ubwo buzima waharaniye. Asha, mu by'ukuri ngusize hari byinshi nari ngikeneye kukuganirizaho, ariko nta kundi tuzajya tuganiraho ku itumanaho, kandi uzahore wibuka unazirikana ko ibyo uzaba ucamo byose ngufate iry'iburyo, mbese nkuri inyuma nkaba ngushyigikiye cyane. Mama wacu yamaze kumbwira gutya mpoberana impuhwe nyinshi,
anyifuriza gusigara amahoro, nuko mbere yuko bagenda mbabwirira hamwe mvuga nti igihe amarangamutima yacu aduha igisubizo kirenze kure ibihe turi gucamo, biba bisobanuye ko tuba tutari gusubizwa n'ibyo bihe turimo, gusa ahubwo haba hivanzemo uburibwe butabashije koroherezwa mu byo dufitiye uburambe twaciyemo mu hahise bisa n'ibyo turi gucamo muri ako kanya. Gusa ikiriho nuko ibintu bibera kuri iyi si ari ibintu bitangaje, biba mu buryo tutatekereje, ariko ubwabyo byifitiye ubutumwa bishaka gutanga. Nk'urugero ruto, bisaba akababaro kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyo ibyishimo bivuze. Urusaku rugatuma wishimira umutuzo, kubura umuntu bigatuma uha agaciro kugaragara kwe. Ni kubw'iyo mpamvu nanjye ntangiye kubakumbura mutaragenda, ntangira guha agaciro iminsi twari tumaranye, ndushaho kuzirikana ibihe twacanyemo mu minsi tumaranye, ntangira gutekereza ku byo twaganiriye byose. Mbese ibyo byose nibutse gutindaho ari uko mugiye bisobanura neza uburyo ntifuza ko mwanjya kure, kubera ko mwari ingenzi n'inkoramutima mu buzima bwanjye. Ariko nta kundi ubuzima bw'isi ntabwo bushobora kuduha ibyo dushatse byose, cyangwa ngo bubashe kutworohereza kugera ku byo twifuza. Ngaho nimugende ngiye mbasigaranye mu mutima, naho ibihe byose twagiranye mbisigaranye mu bwonko, naho ibirenze ibyo tuzajya tuvuganira ku itumanaho. Namaze kubabwira gutyo barongera barampobera. Tumaze guhoberana bafata ibikoresho byabo byose, ubundi bashyira imbere Shirani na Shirini ngo bajye mu nzira zo kubahiriza gahunda zose bacamo mbere yuko binjira mu ndege. Twebwe dukomeza gutegereza inyuma kugeza tubonye indege binjiyemo ihagurutse. Natwe turahindukira turataha. Nyuma y'urugendo rurerure twari tugeze mu rugo. Kuri njye mpita njya mu cyumba kubera umunaniro nari mfite. Mu gihe nyuma kwinjira mu mashuka, telefone yanjye yarasonye. Kureba mbona ni nimero ntazi, mpita nyitaba. Numva ni ijwi ry'umukobwa abaza niba namumenye, ariko mubwiza ukuri ko nta n'agatekerezo ko kugereranya uwo ari we mfite. Ako kanya ahita ambwira ko ari Yoranda twiganye muri Memory High School, ari chef utene wacu. Yungama ambaza impamvu yigeze kunyandikira ntinsubize ubutumwa bwe. Kuri njye mu gutungurwa kwinshi nahise mwiseguraho cyane, mubwira ko nari maze iminsi muri rwinshi, ku buryo nari napanze kumuvugisha bikarangira mbyibagiwe. Nawe ahita ambaza niba ntari kwibaza uko yakuye nimero yanjye. Mpita musubiza ko nta gushidikanya ari musaza we Marone wayimuhaye. Nawe ahita anyikiriza ambwira ko nabimenye. Nuko ahita ambaza aho nagiye naho mba nyuma yuko musize muri kaminuza y'igihugu we na Elvis, nkagenda ntabasezeye. Ako kanya mubaza niba Elvis atarigeze amubwira ko twongeye guhura. Amakanira yibaza uburyo nigeze guhura na Elvis akaryumaho ntamubwire. Mubajije niba nta kibazo bafitanye, ansubiza ko nta kibazo bafitanye na gito, uretse ko nyuma yuko ashimuswe n'abantu atazi yahindutse cyane ku buryo atakimwikoza nka mbere. Mbese umubano bari bafitanye wajemo agatotsi, akaba ahora amwihunza, ku buryo yanamubajije ikosa yaba yaramukoreye rituma ahora amwihunza, akamusubiza ko atariyakira ku bw'ibyo yakorewe igihe yari yashimuswe. Yoranda yamaze kumbwira gutyo nibaza ikibazo Elvis yaba afitanye nawe. Mu kubyibazaho cyane nibaza niba yakinamico nasabye mushiki wanjye Edina na Elvis gukinira imbere ya Antonella ngo bigire nk'abakunzi, ku buryo atamenya ikihishe nyuma yo guhungira iwe itarahindutse mu ndi mubano w'umwihariko. Ariko nibutse uburyo mushiki wanjye Edina n'ubundi akomeza kumpigira hasi hejuru, nibaza uburyo yakwemera gucudika na Elvis. Ibyo maze kubyibazaho gutyo byarancanze, mbwira Yoranda ko nzaganiriza Elvis nkumva ikibazo afite. Nawe ambwira ko ibyo tubyirengagije, yifuza kuzansura. Nanjye muha ikaze ariko ataransezera mbaza impamvu ntaraha musaza we Marone igisubizo kuri mushiki wanjye Angelo. Mu kwikanga mpita mubwira ko tukimara kuvugana mpita mwoherereza contact za mushiki wanjye, kubera ko nari narabyibagiwe. Nuko dusezerana, hambwira ko muri weekend azamvugisha akaza kunsura. Nanjye mwikiriza ko ikaze rihorana nk'umuntu watubaye hafi njyewe n'inshuti ye magara Angelo. Namaze kuvugana na Yoranda, nsigara nibaza uburyo uwo mushiki wanjye musaza we Marone yakunze ari ya nshuti ye Angelo azi nk'umukunzi wanjye. Nibaza uburyo nzamusobanura ko wari umukunzi wanjye yaje kuvamo mushiki wanjye. Numvise byazangora kubisobanura, mpita mfata umwanzuro wo kuzabyihorera we akazatungurwa no kubona musaza we Marone amumurikiye nk'umukunzi we igihe byazaba byaraciyemo.
Ako kanya mpita ndeba kontakite za Angelo nzoherereza Marone, mubwira ko yirekura akisanzura kandi ntiyitinye kubera ko gukunda umuntu nta cyaha na gito kirimo. Nawe ahita nshimira ambwira ko icyizere mwubatse aricyo kizakomeza kumuyobora. Ntacyo musubije, nahise ndambika telefone mpita mfunga amaso birangira nsinziriye. Bukeye nditegura njya ku ishuri mu gukomeza amasomo Shiyera n'abandi batangizi bashya baje gutangira umwaka wa mbere. Gusa mu gushaka kujya ampora iruhande mwerurira ko mfite umukunzi, ndetse mbahuza mbwira Shiyera ko wari umukunzi wanjye Adera, ndetse mbwira Adera ko wari Shiyera umukobwa wa nyiri igipangu nabanagamo na Robi hamwe na Wiremuzi. Bombi bansubiriza rimwe ko ahubwo bamenyanye mbere yanjye kubera ko mu gihe Adera yabaga yasuye Wiremuzi hari igihe yafungurirwaga na Shiyera. Gusa nubwo Shiyera yababajwe no gusanga mfite umukunzi, yahisemo kwishakamo umutuzo, agerageza no kwakira ibyo adashobora guhindura. Nuko aba inshuti ya Adera na Stimera nk'abantu Rukumbi yari asanze muri kaminuza baziranye. Kubwo kuba na Stimera barahuriraga mu gipangu cyabo aje gusura umukunzi we Robi, by'umwihariko Shiyera yabaye inshuti ya hafi ya Adera kubera ko bigaga bimwe byatumaga Adera amusobanurira ibyamugoye, akamuha na dokima nk'umuntu wabinyuzemo. Ubuzima bwarakomeje nyuma y'amezi 2 nge n'umuryango wa Marume Nowa twimukira muri ya nzu ya mama wanjye Nora kugira ngo aho twari dutuye hubakwe inzu y'amagorofa. Bihurirana nuko nari naramaze kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga nkajya njya ku ishuri nitwaye, mu gihe na Marume Nowa yari yaraguze imodoka bazajya bakoresha bagiye ku kazi ndetse bajyanye na babyara banjye ku ishuri. Rimwe na rimwe akaba n'igihe bajyana cyangwa nk'abacyura. Gusa igihembwe kimaze kurangira bahise babahindurira ikigo biga hafi yo mu rugo.